Mushiki wanjye Krista Lewis yamaze kuvuga gutyo ahita arekura ibiganza bya papa yihuse cyane, avuga ko nta kindi kintu agiye gukora mbere y'ibindi uretse kubanza kumenyekanisha ubugome bwa mama wacu Mariyamu kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Papa ahita ndebaho nica yazunguza umutwe mpita amenya ko ari kumpa uburenganzira bwo gukontorora ibiri kubera aho ngaho. Mpita ngenda negera Krista Lewis wari uri gutera intambwe mufatisha ikiganza cyanjye, mpita mukurura ndamwiyegereza birarenga ndamuyambira aratuza cyane. Mukuruhutsa umutima inshuro nyinshi cyane nanjye mboneraho kumubwira nti mushiki wanjye nkunda, aka kanya emera uture umutwaro y'ibikuremereye umutima byose. Ndakwinginze akira ubuzima uko buri aka kanya kubera ko ubuzima inzira bucamo ni ikintu umuntu agomba kwakira kugira ngo buri kimugezeho cyose abashe kugishakira igisubizo cyangwa umwanzuro ukurikiyeho mu buryo bwiza. Ndetse yewe umutima ukomeye umuntu agaragaza iyo ageze mu bibazo bye, cyane cyane ibiza bimugwiririye nibyo bituma umwanzuro cyangwa se igisubizo cy'ibyo ageraho mu gihe arimo gukemura ikibazo kiba ari igisubizo gihambaye, maze ababona ibyo wa muntu agezeho bagatangira kuvuga bati burya uriya ntabwo ari mugenzi wacu nk'uko twabitegerezaga. Ibyo rero nibyo niteze kuri mushiki wanjye nkunda kandi nakunze kuva ku munsi wa mbere mukubita amaso ataha mu biganza byanjye ubwo mama yamaraga kwibaruka. Ndetse yewe icyo gihe nkaba nararahiye indahiro ivuga ko nanjye ubwanjye navukiye kukurinda, nubwo iyi si itampaye amahirwe yose ashoboka ngo nkurinde uko bikwiriye. Egera hino, zengurutsa amaso ndeba, urebe uyu muryango mugari turi kumwe, zengurutsa ubwonko bwawe utekereza inzira zose tugiye gucamo aka kanya, ndetse yewe unareba imbere aho twifuza kugana, maze ubigirire icyuya n'amaraso twamennye kuva mu gihe cyashize, ubundi dukomeze inzira twatangiye nta gucika intege. Ikindi wibuke ko aka kanya ibikubabaje kukuba warabayeho ubona urukundo rutari urwa nyarwo kubera ko wabanaga n'indyarya gusa. Aka kanya bakunda bya nyabyo turahari kandi twahoze tugukunda cyane birenze urugero, ndetse yewe ubu urukundo wifuje ugiye kuruhabwa rukurenge. Ndabigusezeranije kuko twese tugukunda cyane. Neyira yahise ahaguruka mu ntebe yicayemo aza yambira Krista Lewis amubwira ati kuko ngukunda cyane murumuna wanjye. Papa wacu Petron Lewis nawe ahaguruka aho yicaye aza dusanga ahuza amaboko yacu twese avuga ati kuko ngukunda cyane mwana wanjye. Nuko Lozange aho yicaye mu marire menshi ubona ameze nk'uwishwe n'agahinda kimwe na Santoyo na mushiki we Sabine bavugira icyarimwe bavuga bati kuko umuryango wawe ugukunda. Ariko Santoyo waribeshya arenzaho ijambo mukundwa wagira ngo ninjye wabyumvise njyenyine, maze mpindukiza amaso ndeba amba Santoyo mureba cyane, nawe ahuje amaso nanjye ahita agira isoni. Bwa mbere mu mateka Santoyo ndeba n'indoro y'ubwoba nabonye nkamusoma isura areba ibivuga ngo noneho aho nahereye ubu bwo ndahera hehe. Gusa sinabigira impamvu ahubwo ntega amatwi Krista Lewis watangiye atubwira ati ese ni gute mwabashije guca muri ibi bintu, ubuzima ni gute bwababereye ubugome ariko mwebwe mukemera akarengane, mukemera guca mu bikomeye, mukanga kumanika amaboko, mukava amaraso n'ibyuya byose mukomeza kurwana kugira ngo aka kanya mube muri aha ngaha. Ese uyu mutima ukomeye mwawukuye hehe? Wabashije kubafasha guca muri ibi bintu kandi mukabicamo mwemwe? Aka kanya ntabwo ndabasha kwakira ko muri abantu basanzwe, nubwo muri kumbwira ko mfitanye isano namwe, ariko njyewe icyo nzi nuko ndi umunyantege nkeya cyane ku buryo ntari kwemerera ubuzima kungaraguza agati gutya ngo nemere kwicara ndebera. Ari nayo mpamvu bugusobanukirwa abo murimo bingoye cyane, ndetse yewe ntababeshye ubwoba bwinshi bukaba buri kuzura umutima wanjye buvanze n'agahinda kubera ko uko mugaragara inyuma mumeze nk'abafite amahoro n'umutuzo, umuntu atabasha kubarebera mu mitima ngo arebe ishavu mwikoreye ndetse n'agahinda. Sinshobora kwibagirwa musaza wanjye Landirire w'isi uburyo iteka utajya witekerezaho na gato, ahubwo ugatekereza ku bandi n'ineza bashaka kukwitura ukayamaganira kure. Ese koko uwo mutima ukura hehe? Ni gute wavukanye umutima ugutegeka kwiyibagirwa kugira ngo utekereze abandi? Ukemera kwikorera umutwaro uremereye ku bitugu byawe kandi umutwaro uremereye cyane, maze iyi si nayo itari inyakuri itagira n'imbabazi kuko ntabwo igireba ku ruhande rwiza, irakota ko kwiragutamaza ikwirukaho nk'aho ari wowe waremye ibyaha bikorwa n'abantu hano muri Kentrone ndetse no ku isi yose. Koko kubera iki? Ese ni gute byibura ibyo wabasha kubisobanura?
ese papa, ntabwo ndi bukubaze ko ufite umutima ushenjaguritse, kuko niyo umuntu atabibona akurebye mu maso cyangwa se ngo umubwire agahinda kari ku mutima wawe, ariko byibura kukubona byonyine uhita ubibona. Muri make aka kanya nkaba uwantuma ngo muzanire igisobanuro cy'agahinda n'ishavu ndetse n'ububabare budashira buri mu muntu ahubwo buhoraho iteka, ari wowe najyana nkakumurika maze bagasobanukirwa icyo ibyo byose bisobanuye. Ese ni gute wabashije kubicamo ndetse aka kanya ukaba ugifite icyizere cy'ubuzima buzaza? Ni gute wabashije kurwana izo ntambara aho wari uryamye hose imyaka myinshi cyane ndetse n'igihe ubyutse ukabasha kubicamo? Ni gute wihanganiye uburibwe bw'inkoni, ibyuma, amacupa ndetse n'ibipfunsi byose wakubiswe, ukarenzaho no kwihanganira uburibwe bw'agahinda n'ishavu waciyemo? Aka kanya ukaba uhumeka umwuka w'abazima. Ni gute ibyo byose wabiciyemo? Aka kanya nkaba ndi imbere yawe nk'umwana wawe w'umunyantege nkeya, udashobora no kwihanganira kumva ibyo wakorewe gusa n'amatwi. Ese koko ndi umuntu ugukomokaho nk'uko murimo kubivuga? Koko mukuru wanjye Neila Lewis, ese ni gute wavukanye umutima nk'uwo wo kwihanganira kubona umubyeyi wawe ababaye ariko ukamubera indwanyi irabagirana iteka, umureberera kandi ukarenga ukorosa agaseko keza ku gahinda gasaritse umutima wawe? Ese koko nanjye iyo ndangagaciro nayigira ikanyuzuza maze nkaba intwari nkamwe? Ntabwo na n'ubu ndiyumvisha ahantu abantu bakura imvugo ivuga ko intwari ibayo igihe yamaze kuva mu mubiri. None se waba uri iki aka kanya uramutse utari intwari? Aho ntabwo yaba ari amaco y'inda abitera maze bagakinira ku muntu udahari kubera ko adashobora kuza kumuvuguruza bamuvugira ibyo atazi? Ese ni gute mfite mukuru wanjye w'intwari njye nkaba ndi ikigwari kuri uru rwego? Lozange we, aka kanya ntabwo nabona ikintu nakubwira, kubera ko ni wowe igisobanuro cy'umubyeyi w'umugore. Abantu benshi bubaka ingo zabo yewe bakanarambana, ariko muri izo ngo umuriro uhora uzakamo ku rwego rurenze urugero. Ariko wowe wirengagije uburibwe uri guhura nabwo bw'ubuhemu bw'umugabo wawe. Waremeye urera mukuru wanjye arakura abo uyu nguyu ndimo kubona nonaha. Wirengagije guhomba urukundo rwawe rw'ubuzima bwawe. Reba umugore wabaye we. Wirengagije guhomba umuryango wawe wose ugasigara uri nyakamwe. Wabashije kuvamo uyu mubyeyi turi kumwe nonaha. Ese ni ukubera iki atari wowe wabaye umubyeyi wa twese? Ko ari wowe twari dukeneye gusa kugira ngo aka kanya ntitube turi kuvuga amagambo y'agahinda. Ababyeyi nkawe, ababyeyi nkako leta, ni gute mubasha kubaho muri ubu buzima mugakomeza kujyana intambwe imbere mwirengagije uburibwe bw'ubuzima, mukabasha kurera abana nka Neila Lewis ndetse na Serita Lewis? Ese nk'igitsina gore uwo mutima nanjye nzawugira koko nihanganire byose, ahubwo ndeberera abandi imbere yanjye niyibagirwe byibura ku iherezo nzabo w'agaciro nkamwe? Imana ireberera byose ndayisabye mukuru wacu Serita imuha iruhuko ridashira, kandi niyemeje ko aka kanya mfite impamvu noneho yo kubaho. Nubwo mbafite ariko Koleta agomba kumenya ko ari umubyeyi iteka azambonemo umukobwa we. Aka kanya mfite byinshi byo kuvuga ariko se mbihere hehe? Mushiki wanjye Kirista Lewis yamaze kuvuga gutyo araturika ararira, amarira yari yahembereye yose arimo kuvugira iryo jambo ayamanurira icyarimwe. Byamucanze cyane ari mu rujijo rwo kwibaza uburyo umuntu muzima ufite umubiri akava n'amaraso ashobora guca mu buzima twaciyemo. Mbonye gukomeza guhagarara biruhije cyane, ndamufata ngenda mukurura gake cyane, ari nako n'abandi twari kumwe ubundi twicara ku ntebe. Papa wacu yicara ku ntebe ku ruhande rw'iburyo aho nge nicara ibumoso. Lozange akurira indi ntebe izi imbere yacu yicarana na mushiki wanjye Neila Lewis. Bafata ibiganza ba Kirista Lewis, ubundi dufata akanya ko guceceka tumwereka ko ibintu byose avuze tutari kubasha kwihanganira. Aka kanya twabinyuzemo, nawe bigaragara ko afite byinshi byo kuvuga koko. Nyuma y'amakuru amenya akomeza avuga ati umutima w'umuntu umeze nka moteri y'ibinyabiziga, kubera ko moteri y'ibinyabiziga bimeze kimwe ndetse yewe byaviriye mu ruganda igihe kimwe. Ushobora kubigaburira ibihwanye ariko uburyo bwo kwihanganira kugenda ingendo zingana bikanga. Kimwe kikagenda urugendo runini cyangwa se ahazamuka cyane kurusha ikindi. Ese ni ukubera iki Maxwell Lawrence, Moria Lewis, Ariana n'abandi nkabo aribo bahisemo kwakira imitwaro bakayikorera ku ntugu zabo kugira ngo barengere amahoro nk'aho aribo bantu bonyine batuye kuri iyi si? Ese iyi ndangagaciro yo kwita ku bandi wirengagije n'abawe ubundi umuntu yayikura hehe?
mu gihe abandi bari badamaraye bumva ko ibintu byose bimeze neza. Ku rundi ruhande niko mwese mwari mu ntambara ikomeye cyane, bamwe twagiye tubonesha amaso tukayarenza ingohe tuti biriya ntibitureba. Aha akaba ari naho menye ya mvugo ivuga ngo nubona umuntu babaye ntukamwirengagize, yaba uw'abandi cyangwa se uwawe ujye umumenya, kuko ntawamenya icyo ejo haduhishiye. Aka kanya nkaba ndimo kwishinja urubanza n'icyaha cy'uko mu bantu mu batumye murwana intambara n'ingamba zose mwaciyemo, nshobora kuba ndi muri bamwe banze kubaha umusada wo gukomeza gucuma urugendo imbere ngo namwe mbe mbahaye uwo musada. Ese ko mufite ako kamwenyu ku minwa yanyu, ntabwo nshobora kuyibagirwa nyuma y'akanya ubwo mwinjiraga ahangaha. None nyuma maze kumenya uburibwe mwanyuzemo mu buzima bwanyu, byanga byakunda mufite imitima ishenjaguritse, nanabirebeye mu buryo mu nkunda nonaha imitima yanyu yacagaguritse mu ducece, ndimo kubibona mbarebye mu maso. Igisobanuro cyose kiri ku maso yanyu, gusa mbasezeranije ko urukundo mumpaye kandi mwanampaye kuva kera nk'umuhererezi wacu rutazigera rupfa ubusa, kandi ibi bintu nabyiyumvisemo kuva ku itangiriro. Ndabakunda cyane birenze urugero. Mushiki wanjye Krista Lewis yamaze kutubwira gutyo twese ari nako dutuje cyane, ndetse tukabona afite n'ibindi akeneye kutubwira, gusa nawe kubera ikiniga akabura aho abihera. Ariko ku ruhande rwanjye naje kubona ko kubera ubu buzima kubumenyera, burya ibintu nari narabifashe nk'ibisanzwe. Iteka numva ko ngomba guca mu bikomeye, ndetse yewe nkaba niteguye guhangana nkanahangana n'abakomeye, numva ari ibisanzwe. Ariko uburyo mushiki wanjye Krista yabyakiriyemo ni nabwo na Neira Lewis nawe yabyakiriyemo ubwo namaraga kumwibwira. Ambasantoyo na Ambasabine nabo niko babyakiriye. Losange we yari yaramaze kubyakira kuko yarasanzwe abizi, gusa ako kanya nanjye nongeye kubona ko burya koko nshobora kuba naraciye muri byinshi kandi bikomeye, bituma nongera kubihereza agaciro. Ariko sinabitindaho cyane, kuko ntabwo najya kugaragaza ko ndi inzirakarengane ngo nanyuze muri byinshi. Ako kanya nicaranye na papa wacu Petroni Lewis, ndetse ari naho naboneye ko nanone buri muntu wese uzi agaciro ko guca muri byinshi atirebaho gusa, kuko na Petroni Lewis guca muri byinshi bwe ntabwo yabikoresha nk'iturufu, kuko abizi neza ko hari abandi baciye muri byinshi ku giti cyabo. Atari ukuvuga ko ngo baciye muri byinshi kurusha Petroni Lewis, cyangwa se ngo ngewe aba ari nge we yaraciye muri byinshi kundusha, kuko niyo wakora akajana ugashaka kunyumvisha uburibwe bwa Petroni Lewis, ntabwo nshobora kubwumvira mu mubiri wanjye, cyangwa se ngo nawe yumve ubwanjye, ndetse n'abandi bose ubwo baciyemo ngo tube twakumva ubwabo, kuko buri wese yababaye ku rwego rwe, urugero rwe, ndetse bitewe n'icyamubabaje kubera amarangamutima ye. Ari naho bahera bavuga ko akami ka muntu ari umutima we, kuko ushobora guhurira mu nzira n'umuntu wamaze gusitara ino rimwe ry'igikumwe akagutakira agahinda ke, ndetse utagira n'icyo umubwira akakwita umunyamurengwe n'uwadamaraye kubera ko ucecetse, mu gihe impamvu utari kubasha kuvuga ngo ubashe kugira icyo umusubiza ari uko ufite ibisebe by'imipanga n'ubuhiri bamaze kugukubita mu mugongo ukarenzaho ishati n'ikote. Ese uwo muntu nimutandukana mukongera guhura, hari ubusobanuro bw'uburibwe uzamuha, kandi yarakweretse ino rye riri kuva amaraso ugaceceka ukaryumaho ukinumira nk'uko bakunda kubivuga? Oya, akami ka muntu ni umutima we, ahubwo twe tubasha kwiyumvisha uburibwe bw'abandi bantu kubera ko natwe tuzi uburibwe. Ari nabyo byari byananiye mushiki wanjye Krista kuba yabyumva. Mu gihe nkiri muri ibyo bitekerezo, Losange yaguruye umuhogo avuga ati bajya bavuga ko umunsi umwe ku kiremwa muntu uba ungana n'isegonda ku Mana, cyangwa se bikarenga umunsi umwe ku Mana ukaba ushobora kuba ungana n'imyaka 100 ku kiremwa muntu. Byose nko kugaragaza ko ikintu cyose umuntu yifuza kugeraho agomba kwihangana igihe kinini kugira ngo kizamugereho, ndetse icyo gihe azibagirwa amaraso n'ibyuya yabize ubwo yarwanaga intambara yo kugera kuri icyo kintu. Mukobwa muto Krista, iki ni igisobanuro cy'uko Imana ishobora byose kandi ikaba nta mugambi wayo uburizwamo. Petroni Lewis ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yaremye isi ikayishyiraho n'ibindi biremwa byose. Musaza wawe Landry Lewis ni ikimenyetso cy'uko Imana ariyo imenyera buri kiremwa cyose kiri hano ku isi ibi bitunga, ndetse ikamenya imibereho yabyo. Twebwe ndetse n'abandi bose batuye hano ku isi turi ibimenyetso by'uko Imana ariyo itanga byose ikanabitangira igihe ishakiye.
harimo n'ibyishimo ndetse n'akababaro. Icyo nicyo nakubwira kugira ngo ubashe kumva ko wakwakira n'ibi ngibi, ubashije kubonesha amaso yawe ukumvisha amatwi yawe. Ndabizi birababaza cyane kwishima mbere ukababara nyuma, kuko aka kanya nibwo ubonye ko mu buzima bwawe waciyemo utari wariteguye kuzagera kino gihe. Ariko ntiwibagirwe ko biryoha cyane kubabara mbere, ubundi ugasoreza ku munezero, ari nawe uzakurikiraho igihe iyi nzira wisanzemo izaba iri kugera ku musozo. Ufite abagukunda kandi bagukunda urukundo ruzira uburyarya. Ibimeze nk'urusobe byose bazabisobanura kuri wowe kuko bagukunda cyane. Losange yamaze kuvuga gutya aruhutse umutima. Kristo Lewis ahanagura amarira akoresheje ikiganza Losange yari afashe, arongera arakimusubiza. Neyila mu kubyiringira ikiganza cya Kristo aramubwira ati ndabizi birababaza cyane, bishengura umutima kumenya ko abantu bagize ubuzima bwawe ndetse akaba ari nabo baburemye, ku buryo n'igihe ubaye umuntu mukuru ubuzima ububona mu ishusho baguhayemo kububonamo, nyuma na nyuma ugasanga ari abagambanyi ruharwa. Burya abantu twese turi kimwe, tugira ishyari iryiza n'iribi, kuko buri kiremwa muntu cyose giharanira guhagararira abandi. Hari naho usanga uburyo turi kurwaniramo guhagarara imbere y'abandi butandukanye. Ibyo bikagaragazwa n'igitinyiro ndetse n'igikundiro dufite imbere ya rubanda. Ikibabaza kurusha ibindi ni uburyo abafite igikundiro babizira, abafite igitinyiro bakubahwa kandi bakagira imbaraga. Iyo akaba ari ingeso abantu bisanzemo, noneho ibyago bikabakuza kumenya ko burya abo baguhaye ubwo buzima navugaga ari abo batinyitse ndetse banakanganye cyane, bafite n'imbaraga, bameze nk'inyamaswa ziyoboye isi, bakagenda isi bakayizambya uko bashaka. Yewe sinakubwira, ari naho ubu buribwe, ubu bubabare ndetse n'aya marira turi kuvugaho twese nonaha byaturutse. Kuko buri muntu wese uri muri iki cyumba, niba atari muri bamwe bubaha abo bafite igikundiro n'igitinyiro, ari muri bamwe bafite icyo gitinyiro cyangwa se icyo gikundiro. None reba ku iherezo cyangwa se hagati muri urwo rugendo, abantu tutari tuzi ko dufite ahantu twahurira, kubera ko bamwe muri twe nyine dukomoka ku bafite igikundiro cyangwa se igitinyiro, abandi bakaba bafite icyo gitinyiro cyangwa se icyo gikundiro. None turi hamwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko iyi si izenguruka, kandi ikintu cyonyine umuntu yagakwiye kwishingikirizaho ari we ku giti cye. Murumuna wanjye, ibi mbikubwiye kugira ngo nguhe igisubizo cy'ibibazo wahoze urimo kwibaza, ngo mbese babinyuzemo gute, ngo twabinyuzemo gute, ni gute twabashije kubicamo. Ariko igisubizo kimwe ni ijambo rimwe rivuga ko iyo umaze kwiyizera ubwawe, niyo waba udafite imbaraga, byanga byakunda ubushinze ukuguru kumwe mu maguru ane y'intebe azaguhagurutsa agatuma ushikama ukema. Ntabwo kwishingikiriza ku bandi, ahubwo abandi bakaza ari inyongera kuri wowe, ku buryo n'igihe wari ubafite bazi ngo baragufite neza, utabafite wagwa. Iyo bakuvuyeho batungurwa no gusanga ugihagaze aho bagusize. Cyangwa se nanone kwa kundi umaze igihe wiyishingikirijeho ubwawe, unapanga gahunda zo gukomeza kuzamuka, mu gihe bahugiye mu kureba uburyo ugiye guhanantuka kubera ko batagufite, bagatungurwa no kubona urenga mu bushorishori bw'ijuru batanazi n'uburyo bashobora kukugeraho ngo bakwinginge bongere babe bari kumwe nawe. Ngiyi intwaro yacu, ngiryo icumu ryacu, amasasu yacu, imbaraga zacu muri rusange. Kandi nawe aka kanya uri uwacu. Yego wahoze uri uwacu, ariko aka kanya uri uwacu mu buryo bweruye. Amahitamo ni ayawe yo kwiyishingikirizaho, maze numara gufata umwanzuro ya ndirimbo yacu tuzayinjirane mu mazamuka menshi. Abantu bibaza aho duteye duturutse kandi bari bazi ko nta n'akanunu kakiduturukaho. Ubundi basigare bahangana n'uburyo bashobora no kuduhengerereza hakurya, nabyo batakibishoboye. Mushiki wanjye Neyila Lewis yamaze kubwira Kristo Lewis aruhutse umutima. Mu gihe tukiri kubitekerezaho, Amba Sabine ahita aterura ijambo avuga ati nanjye ubwanjye ntabwo nzi uburyo naje kwisanga aha hantu ndi nonaha, ndetse uburyo mpisanze nkaba namaze kubona ko mwe mwatumye mpisanga ari nko kumbwira muti nta nzira yo gusubira inyuma ihari. Mu kubitekerezaho neza nje gusanga nta yindi mpamvu nisanze aha hantu, ntari narigeze nanatekereza ko nshobora kuhisanga mu gihe nkiri kuri iyi si cyangwa se narayivuyemo, kuko byakunze gusa nyuma y'uko mfashe umwanzuro wo kwiyizera ubwanjye
kandi iyo wiyizera ubwawe nibwo uhitamo kumanika amaboko yo kureka urwango wiyanga, kuko burya bariya buzuyemo urwango tubona banga abandi ntabwo ibyo byashoboka baramutse bo batiyanga. Muri make kugira ngo wange umuntu uba wiyanga ubwawe, niba wenda byagorana kubyumva. Imana y'ubwayo yaravuze ngo ni gute wakunda Imana utabasha kubonesha amaso yawe, mu gihe umuntu ubona n'amaso yawe utabasha kumukunda. Irongera ivuga ko kandi iranabyandika ko umubiri w'umuntu ari ingoro y'Imana, bivuze ko kwanga undi muntu n'ubundi uba wanga ikiremwa muntu, kandi nawe uri ikiremwa muntu. Rero iyo wanga umuntu ntukigere utekereza ko wikunda, uzaba wibeshye cyane. Nuko amaze kurambirwa urwango niyanga ndurambitse hasi, nza gusanga burya Maximilian na Giovanni yari inzirakarengane. Yewe mvumbura ibanga musaza wanjye yari yarambwiye kera arimenera, ariko urwango niyanga runyica amatwi, kuko naje gusanga urwango niyanga burya rwaratumaga ntabona uburyo papa wacu yiyangaga cyane. None aka kanya nawe akaba yaramaze kuvumbura ko yiyangaga bikamukoresha ibikorwa bibi, ndetse urwango niyanga rusigara rushaka kumvuguruza kuko nakomeje gutsimbarara ko papa ari umuntu mwiza, ariko we akavuga ko atari umuntu mwiza, bigatuma murusha kumumenya ubwe nako nkigira nk'umuntu muzi kumurusha ubwe. Mbese kwiyange ubwanjye bimpuma amaso, ariko maze kubimenya naje kubona ko ikintu kirimbura umuntu ku giti cye atari n'ikintu gituruka kureye, heheho kajya ko ikintu kirimbura umuntu ari ikiri imbere y'amaso ye, ndetse bijya gutangira arimo kukireba ariko akakirenga amaso. Ari naho abibona nyuma yamaze kurimbuka, ubundi yamvugo bavuga ngo amazi yarenze inkombe agasobanukirwa nayo nyuma. Ibyo rero nje kubimenya nibwo naje kwisanga muri iyi nzira, ndetse aka kanya turi ahangaha nkaba ndi gukomeza kubona ko urwango twiyanga nk'abantu ruduhuma amaso, rugatuma tutagira umunezero wo ku isi, kuko na bya bindi turyoherwa twarabivunikiye cyangwa se bigatikiriramo abandi bantu ntabwo tubirambana iteka, kuko ba nyirabyo ku giti cyabo bagaruka kubireba. Ibi byose mvuga ni ukugira ngo n'umuntu uzumva ibi azamenye ko umutima usukuye utagira urwango ariyo nzira imwe rukumbi yo kwakira uwo uri we nk'uko babivuze, maze wamara kwakira uwo uri we bigatuma ubasha guca muri bya bindi bikomeye, hanyuma yo kubicamo ukazaserukana intsinzi nk'iyo ndi kubona imbere yanjye ahangaha. Nubwo ntunguwe cyane ariko ntabwo nabura kuvuga uburyo nishimye. Nyakubahwa Chairman, ibyabereye iwanyu mu rugo nari nkiri muto ku buryo ntari ndanakubonaho amaso ku maso, ariko aka kanya navuga ko niboneye ibitangaza ubwanjye kandi nshobora kuzahamya, ndetse ndi mu bantu bishimiye iri garuka ryawe kimwe n'umuryango wawe, kuko ibintu nize mu mateka ndabizi neza ko ngiye kubibonesha amaso. Ndetse Kentrone, ibihugu biherereye mu karere k'imisozi miremire dutuyemo ndetse n'uyu mugabane wacu bizamenyesha isi yose ko intare ya Barewisi yagarutse mu ishyamba, ubundi umuco wongera ugaruke ndetse bagire n'ubwoba bwinshi cyane ku buryo ntawe uzongera kumenyera isenga ryayo. Amba Sabine yamaze kuvuga gutyo twese tumureba, gusa kuri ngiye kubona uburyo asingije umuryango wacu ufatwa nk'intare, ndetse ubwami bwacu bukaba bufatwa nk'ishyamba ryubatsemo isenga ryacu, numva binejeje umutima. Ngiye kumva numva Santoyo arakoroye, mu kumwitegereza byanga byakunda nzi ko hari ikintu agiye kuvuga, mbona ari kutureba twese tuzengurutsamo amaso mu matsiko menshi. Ahita avuga ati ngewe ntababeshye nta kintu mfite cyo kuvuga, keretse wenda mvuze uburyo aka kanya wagira ngo ndi kurota cyangwa se kubonekerwa, kuko kumbwira ko nize ibintu mu mashuri mu bitabo byanditse, aka kanya nkaba najya no mu isomero ryo mu kigo nizemo ngafata igitabo, icyo gitabo nkaba nasangamo amazina nzi y'abantu b'amateka, byose rwo ubwabyo ni amateka ubwayo, kuko ahubwo nanjye yaba ari ibishoboka nakanditsemo igitabo kigaragaza uburyo nahuye n'intwari ngashaka kwigira intwari, yewe ngashaka guhangana nayo imyaka myinshi, ndetse bikaza kurangira bimwe by'intwari zidatsindwa cyangwa se ngo zitwe intwari gutyo gusa nta gikorwa zikoze. Iyo ntwari ihindura ubuzima bwanjye, inkura mu bwibone nari narahawe na babandi nasanze aribo baremye ubuzima mbona muri icyo gihe, barema igitinyiro mfite ndetse barema n'ubuhangange ku buryo rubanda bagomba kubatinya. Nyuma ya byose iyo ntwari nkuramo urwango niyangaga ubwanjye, ubundi ntangira kubona ko abantu atari babi ahubwo ari njyewe mubi. Noneho mundebere iyi ntwari ibindi nkoreye, wagira ngo irashaka kunyinjiza mu muryango w'intwari ku buryo aka kanya ndi kumva mfite ubwoba.
nanone wenda keretse niba mushaka ko mbabwira ko nibutse ukuntu igikorwa nakoze kitanavunnye na gatoya, kuko cyasabye amasegonda atarenze 5 ngo ngikore, aricyo cyo kwikuramo urwango. Uburyo cyatumye mpumuka nkabona uburyo intwari zirwana intambara ku rugamba, ngasanga burya ubwo nisukiraga nshaka kuzirwanya nari ndimo kwirahuriraho umuriro, maze nyuma intwaro ubwayo ikaza kumpamagara imbwira ngo imboneye akazi, ndetse yewe igahindura ubuzima bwanjye. Aka kanya nkaba nicaye ahangaha nifuza kumera nk'abo narwanyije. Wenda ibyo nababibwiraho uburyo biteye isoni n'ikimwaro, nka bimwe mushiki wanjye avuze ko nyuma na nyuma babandi batekerezaga ko ubishingikirijeho bakubona hejuru nta n'ukuntu bakugeraho. None nanjye wagira ngo ni amateka ari kwisubiramo, kuko ntabwo nakwibagirwa byibura igikorwa kimwe giteye ipfunwe ngewe yewe n'umuryango wanjye, kuko nibo bantoje. Uburyo mu mashuri yisumbuye Randirire Lewis natumye akora amasuku ubwiherero bw'abakobwa, igihe kinini twagera mu ishuri nkamuteza abantu ngo arimo kunuka. Wenda ibyo byo nabibabwira. Ikindi nababwira nuko iyo ntwari uretse kumpindurira ubuzima, wenda nababwira ko ari ibishoboka nanabasabira imbabazi mu ruhame, mvuga ko nahindutse rwose, ndetse umusanzu wanjye mu guhindura isi nkayigira nziza kurusha uko nayisanze rwose ni intego yanjye. Ariko bwa nyuma na nyuma ntabwo nabura kubabwira ko ndimo kubashimira cyane. Ambasanto ye yamaze kuvuga gutyo, njyewe ndamureba ndamwenyura, gusa kubera ko nari maze kubona ko umwanya w'amagambo yabaye menshi, bivuze ko bari bamaze kubona ko buri wese yavuga ijambo. Iyo tuzana noneho n'abandi benshi aho twari kuharara, Santo yongeyeho nza kumusubiza ariko ku mutima mubwira ko nta kintu kinshimishije nko kongera kumva avuze ko asabye imbabazi, kuko niba hari ikintu kitashobokaga kuri Santo yo ni uburyo bwo kuba yasaba imbabazi niyo yaba yahemutse. Gusa nanone nibuka uburyo iminsi ari imitindi, uwari uwa danje ahinduka akantu gatoya, n'uwari akantu gatoya akongera akaba munini cyane. Mu gihe nkirimo gutekereza gutyo, papa wacu Petero Lewis yafashe ijambo rye, bigaragara ko ari ryo rigiye kudusoreza kwiyereka umuhererezi we Kristo Lewis, avuga ati amaso yacu turayafite ngo turebe, ariko hari impamvu Imana yashyizemo ububobere, ni ukugira ngo amarira abashe kuvubuka. Navubuka twumve twishimye cyangwa se tubabaye, ndetse n'igihe twishimye cyangwa se tubabaye amarira abashe kuvubuka mu maso yacu. Njye ku bwanjye numva nta mpamvu yo kwicuza impamvu twarize, kuko n'ubundi kurira iteka byo ntabwo bishoboka, ari naho haturutse ya mvugo ivuga ko kurira ukihanagura. Gusa nanone kurira bikaba bifite agaciro gatandukanye, kubera ko aho kurira urizwa n'ubuhemu bwawe, warizwa no kubabazwa utabigizemo uruhare, kuko ni naho ukura umuhate wo kuzongera guhaguruka. Icyakora ntababeshya amagambo tuvugiye ahangaha nanjye nkuyemo isomo, kuko abo twazanye ahangaha barabizi neza ko amagambo ya mbere navuze nkimara kwibuka uwo ndi we yari yuzuyemo urwango rwinshi cyane, aho natekerezaga ko uwahemutse ngomba kumushyira ku ruhande gutyo gusa, ariko menye ko burya hari n'abandi bataramenya ko kugira ngo ugire urwango ari uko uba wiyanga ubwawe, kandi ubutindi bwa mbere bubaho mu buzima ni ukwiyanga ubwawe, kuko byanarangira wiyisha. Gusa ntimunyumve ukundi ngo mwumve ko uwahemutse atagomba kubiryozwa, iryo ryo ni ihame ridakuka. Ariko nanone mu kubaka iyi si tuyigira nziza kurusha uko twayisanze, nkuko ari intego yacu, nanone tugira uruhare mu guhindura imitima y'abayituyemo, ndetse uwahindutse yumve ko agomba kugira uruhare mu guhindura n'abandi, bityo isi zisange nta kibazo na kimwe igifite. Ndetse yewe kuko imyaka yashize kera ariyo yari myiza ku bijyanye n'imibanire y'abantu, twifuze ko twasubizaho ubuzima gatozi nk'ubwa kera, abantu batariyanga cyane, ubundi urukundo rwongere ruganze nkuko abasokuruza bacu babirwaniye. Sinzi uwabivuze muri mwe, ariko twese turi ikimenyetso cy'uko Imana ishobora byose, kandi hakaba nta mugambi wayo uburizwamo. Niba yaragenye ko turi umuryango wa Lewis, ubwo turi bo nyine kandi tugomba kubigaragaza. Abahuye n'ibikomere bishengura imitima namwe mukomeze mwihangane, kuko nibwo muzumva uburyohe bw'intambara mwarwanye cyangwa se murimo kurwana aka kanya, kugira ngo musubire aho mwahoze cyangwa se mubashe guhindura ubuzima. Reka twese twibumbire hamwe. Gusa nanone njyewe amashimwe yanjye ntihagire uyapfukirana, nubwo nabonye Randiri arimo gushyuhaguzwa ngo dutahe hakiri kare, ariko ntabwo nabura gushimira umusore wanjye nibyariye, ndetse akisanga muri yasi twamwubakiye ko azajya abona, nubwo atayitinzemo akajya mu isi y'abandi, aho byari gushoboka ko ahitamo indi nzira kubera ibicantege, kuko si rimwe cyangwa kabiri yatanye
ariko akongera akagaruka. None aka kanya ni mumurebe ari aha ngaha. Ndagushimira cyane. Ntabwo nabura gushimira umukobwa wanjye w'imfura ndetse n'umubyeyi nakunze cyane wamwibarutse. Mbasezeranije ko igihe cyose nzaba nkiriho umwanya wanjye wose natakaje ntari kumwe namwe nzakuramo ibirarane. Mwana wanjye w'umuhererezi Kirista, ndibuka inshuro ya nyuma nakubonyeho narize amarira menshi cyane kuko ntabwo nari nzi ko aribwo bwa nyuma nkubonyeho. Rero kugukunda nubwo ari inshingano zanjye ariko mbikora nk'itegeko. Mwebwe abakomoka mu muryango wa ba Amba ndabizi muri iyi minsi mwaciye muri byinshi kandi mutagizemo uruhare, ariko umuryango w'aba Amba ni umuryango ukomeye. Ndebeye kuri mwebwe turi kumwe nonaha, mukomeze gutyo kandi tuzagera n'imbere cyane. Petero Lewis yamaze kuvuga gutyo mpita mpaguruka negera papa na bashiki banjye ndetse nsaba abandi bose ngo baze byibura duhoberana indi ncuro. Nuko turayambirana ndetse Kirista Lewis ahita aza ku ruhande rwanjye mu kamwenyu kavanze n'uturira ambwira ko atari yabyakira. Gusa nubwo bimeze bityo nta wundi muntu afite wo kubaza uko bigiye kugenda kubera ko uyu mugoroba uhinduye gahunda zose z'ubuzima bwe. Petero Lewis arabibona ko nk'abana b'inkurikirane turi kuganira, aduha umwanya baganira n'abandi. Mpita mbwira Kirista ko nari mukumbuye cyane, ambwira ko bidakuyeho amanda agomba kunca y'uburyo namushenjaguriye umutima ubugira kenshi. Bwa mbere nka Max aho nagiye nk'umuti wa mperezayo, bwa kabiri nka Maximilian ahora mbona haba mu rugo iwabo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, agakomeza gucanganyikirwa cyane n'icyo yakora kubera ko abona Max ntaho atandukaniye na Maximilian ndetse akabona ko ntaho yankura. Kuko bwa mbere muri Moriya Academic School naramucitse, ubwa kabiri nka Maximilian ngaruka mfite umukunzi uzwi n'isi yose, none birangiye amfasha ubutazongera kumucika bwa nyuma na nyuma. Mubwira ko nzakora ibishoboka byose kugira ngo abeho yishimye nk'ikiru cy'ibyo namukoreye. Kirista ambaza uburyo numva meze iyo ndi kumwe na mama wacu Mariyamu, kuko aka kanya iryo somo ararikeneye cyane. Mpita mubwira ko ako kanya ahubwo ntunguwe n'uburyo yatangiye kumuhamagara mu izina. Kirista mu buryo butunguranye ambwira ko nawe atazi, kuko wagira ngo yarameze nk'umuntu wabuze urwitwazo na rumwe mu isi yose rwo kwikuraho Mariyamu, kuko yarameze nk'umuntu utakimufata nk'umubyeyi we. Noneho bigeze kuri wa munsi twumvise ibyo yavuganaga na wa mugabo wari uri mu biro bye, ho yumva ni kure kubi. Kirista yamaze kumbwira numva ko impamvu yavuze ngo wa mugabo ari uko atari yamenye ko ari General Torres. Gusa njye mpita mubwira ko impamvu irabonetse rero, ariko yibuke ko atagomba kwereka Mariyamu ko batari kumwe, kuko niwe nzira yacu ubu ngubu izatuma umuryango wacu wongera gusubira ku murongo. Namaze kumubwira gutyo mubwira ko ikindi kintu kinshimishije mu buzima ari ukurekera aho ngaho kumwitirira izina ritari irye, kuko kumuhamagara no kumuvuga nka Kiristera ntamubeshye bintera siki. Ambwira ko yaje kumenya ko bamuhinduriye izina, ariko ako kanya arasobanukiwe ko ari uko Rufusi na Mariyamu batashakaga gukomeza kumuhamagara izina Kirista mu rwego rwo kwikuraho buri kantu kose kajyanye na papa wacu. Kirista yamaze kumbwira gutya ambwira ko nta kintu kimubabaje nko kuba atarabaye indwanyi nkatwe twese, kuko hari abantu benshi cyane yakwihanira akoresheje ingumi n'imigeri, cyane cyane ko uwa mbere yahana akanamuhana kibyeyi, kuko yabanza kumwigisha ikinyabupfura ni mubyara wa papa wacu Venice Salvatore. Mpita muhereza ikiganza mubwira ko anyizere, kuko nzajya muha umwanya wo guhana abarezi mu buryo bwose bushoboka, ku buryo isi yose izamutinya ikibaza niba ari wa mwana muto yabazi nk'intama. Namaze kumubwira gutya ahita ambwira ko ariko ndi gukomeza kumujijisha nkanga gusubiza ikibazo cye, kuko ntabwo namubwiye uburyo numva ameze muri njyewe iyo ndi kumwe na mama wacu Mariyamu. Kirista Lewis mubwira ko nabimenyereye, mba numva ari ibintu bisanzwe, ndetse kuva cya gihe ubwo twahuriraga muri Moriya baje mu marushanwa natsindiyemo ambasantoyo, nta nubwo Mariyamu nigeze mwumva nk'umubyeyi wanjye. Bimpamiriza neza ya magambo papa yambwiye ko burya umuryango atari amaraso, ahubwo ni abantu musangiye byose birimo n'urukundo, ku buryo nkunda n'abandi tudafitanye isano kurusha uko nakunda mama wanjye Mariyamu. Ahita nsubiza ko ari njye muntu wa mbere w'indyarya abonye kuva yavuka, kuko uburyo ndi kumwe na mama wacu muvugisha nkanamubwira utugambo dutuma mama atukura n'amaso yifuza ko yakangize nk'umwana we, none akaba bihuje n'uburyo mbikora birimo uburyarya. Ako kanya nkwiriye icupa rya Sterera ryo kunshimira uburyarya bwanjye.
twese twahise dutungurwa no kumva Petero ni Lewis avuga ko nta mwana wemerewe kunywa sterera, imitobe niyo itugenewe. Twese mu kuduhanga amaso natwe tumureba tubona ari seriye cyane. Ako kanya mu kubona turimo kumureba atwiseguraho avuga ati munyihanganire, ubwonko bwanjye mu kanya gashize bwatangiye ya faze yo guhera igihe Neyira yari akiri uruhinja, Landry Lewis afite imyaka 8 ndetse na Kirista akiri muto, ku buryo numvise iryo jambo nkiri kubisesengura, kuko ntekereza ko atari njye gusa, umubyeyi wose ubonye abana nubwo yababona bakuze ariko ntabwo yabura kwishyiramo ibintu runaka ngo avanemo icyuho cy'igihe batari bahari, bityo sterera B yamwemerewe kunywa no ko mushaka rwose. Papa wacu Petero ni Lewis yamaze kuvuga gutyo twese turaseka. Kirista agenda amwihanagika ku maboko amubwira ko duhari kandi azaduhorana kuko nta kintu kizadutandukanya indi nshuro. Petero ni Lewis avuga ko ari wo mwanya wo gutaha tukajya kubwira abandi ibyo twagezeho nkuko nabo hari ibyo bagezeho. Gusa abwira Kirista Lewis ko akazi ke agomba kugakomeza muri ubwo buryo kugeza igihe tuzajya tumubwirira uko gahunda imeze, bityo telefone ye ntikave ku murongo. Santo yahita ambaza niba Brian ataza mu mwanya we niba ari uko bimeze. Petero ni Lewis amubwira ko yaba akomeje kuguma muri uwo mwanya kubera ko niba koko ari kubikora neza, Brian ntabwo azabura ibindi akora cyane ko tumukeneye no ku kibuga. Petero ni yamaze kuvuga gutyo numva nibyo, kuko intambara tugiye kurwana nubwo Santo yo ari umurwanyi njyarugamba ariko ntabwo wamugereranya na Brian nanone, kuko Santo yo amaze igihe kinini yicaye, ikirenze nibyo ntabwo yari yiyondora neza, mu gihe Brian we afite igisirikari mu maraso. Twamaze kubyumvikana gutyo Santo yo bimeze nk'ibimurenga, kuko nahise mbibona ko ameze nkaho ari gukora ako kazi atakariho kubwo gutekereza ko ejo yakavaho agasimbuzwa. Mwegera mubwira ko ntagira ikibazo kuko kariya kazi aragafite, kandi niyo atagakora azakora kandi kuko akazi ntabwo arakibura. Santo yo ansubiza ko atari ko abitekereza ko kazi atarakibura keretse atazi aho yavuye. Musubiza ko icyo gihe ari igihe ba Lewis nta bubasha na bukeya bari bafite muri kampani yabo, ariko icyo agomba kumenya aka kanya mushiki wanjye ni CEO wa kampani kandi nawe diploma arayifite. Ikindi abe yitonze kuko dufite byinshi tugomba kuganiraho. Ku magambo yigeze kumbwira kare ubwo bampagara ifuti ngo ndi kuvuga Kirista nkaho ari mushiki wanjye cyangwa se ibindi, abe yitonze tuzabiganiraho umugabo ku mugabo. Santo ye namaze kumubwira gutya areba hasi bya bindi biba muri rubanda byo kureba umuntu wese witwa ko akurenze ugatangira kumwubaha. Mpita mubwira ko niba ari iyo myitwarire ntabwo nzayimwemerera, yibuke ko twaraye mu cyumba kimwe muri Global University. Nuko Sabine avuga ko ejo azatumenyesha ibyo yakuye mu iperereza rya mbere. Bose mukundeba mpita mbabwira gahunda dufitanye na Sabine yo kujya kwiga ku bwicanyi bwabereye kwa Tatiana hagapfira na Daniela. CEO Kirista Lewis avuga ko nawe araza gukora ibishoboka byose arebe niba hari amakuru araza kubona yuzuye, kubera ko ubwo Tonzi yafungwaga yakoze ibishoboka byose arinda Mariam. Twamaze kuganira gutyo ubundi Rozange asohoka, Petero ni Lewis amukurikiye. Santo yavuze ko agiye kujyana CEO Kirista Lewis, mubwira ko bwije bityo agumane na mushiki we, twebwe reka Kirista tumujyane. Ni nako byagenze, twavuye mu nzu tugera haparitse amamodoka. Imodoka Kirista yajemo na Santo yo mpita nyicaramo njya kuri vora, Kirista Lewis anyicara iruhande. Iyo twajemo Rozange ajya kuri vora, papa amwicara iruhande, ubundi Sabine afungura igipangu dusohoka tumupepera. Kugeza ubwo twavuye mu gipangu dufata inzira igana mu muhanda munini iyakiri imbere, mu gihe iyo Rozange atwaye iri inyuma yacu. Nuko tugera mu muhanda mugari, Kirista ambaza amakuru ya Suzimiki, mubwira ko ari meza hari misiyo yagiyemo. Kirista na Neyira batangira kuganira mubaza umuhungu bakundana. Neyira mubwira ko yitwa Raymond bakaba barahuye ubwo twari kumwe, ndetse akaba abereye mu mwanya umuvandimwe wacu Serita Lewis. Kirista avuga ko afite amatsiko yo guhura n'umusore wamutwaye umutima akamureba. Neyira ahita amubaza uko we na Santo yo bingana. Kirista mu rwenya rwinshi avuga ko atazi uko bingana uretse kuba bamaze igihe bahujwe nanjye, bagatangira kuganira mu bihe bagiranye muri Moria Academic School bakiseka cyane. Noneho uburyo Santo yo hari igihe kigera agahinda kakamwica yiherereye, yaje kumufatira mu cyuho amubaza impamvu afite agahinda. Amubwira ko Maximilian hari umukobwa yamuhaye ngo bakundane ariko akaba yaramuburiye irengero. Gusa ariko uko yakomeje kumutekerezaho cyane aza gusanga wagira ngo urwo rukundo hari ikindi rwari rugamije,
kuko nyuma yo kwisuzuma yaje gusanga atari uko bakunda, cyane ko kuburirwa irengero ry'uwo mukobwa byahuriranye n'igihe Amber Steve bamufungiye n'ubukene bugatera mu muryango wabo. Kirista akomeza avuga ko rero aribwo yaje kumva agiriye impuhwe Santoyo, kuko uwo munsi yamubonyemo Santoyo utandukanye n'uwo yarazi, wari ufite amahane. Amubaza uburyo yahindutse ku buryo agira n'amarangamutima. Santoyo aboneraho kumubwira amateka yagiranye na Maximilian muri kaminuza, ubwo yaje kuvumbura ko isi itikaragira ku bantu bamwe cyangwa se abandi. Ngo rero amaze kubyumva nibwo yatangiye kumwisanzuraho cyane, nawe amwisanzuraho. Baza gusanga ari uko biri kugenda biza, ariko igitangaje ni uko kugeza aka kanya nta n'umwe urabwira undi ko amukunda. Namaze kubyumva mpita ngabanya gutwara, maze mubaza niba yumva Santoyo yamukunda. Kirista ansubiza ko yamukunda, ariko yagize ubwoba bwo kubimubwira ngo n'ubushuti bafitanye atazabuhomba. Mpita nongera kubona uko babanye bimwe by'inshuti magara, nsanga na Santoyo afite ubwoba bwo kubwira mushiki wanjye Kirista Lewis ko amukunda akazamuhomba nk'inshuti. Nduhutse umutima mpita mubwira ko ibyo bazabimparira nka musaza we, ninjye uzamenya uko bigana koko. Gusa nabivuze gutyo ngira ngo nzabanze nganire na Santoyo, mubaze niba koko akunda mushiki wanjye by'ukuri cyangwa se ari ugufyinata. Ndetse nanamuha amakuru mabi ko Rusi atamukundaga, nanamusaba imbabazi ko nari nsanzwe mbizi, kuko nyuma yo kubivumbura aribwo ibyago byaje nkabura uko mbimubwira. Ndetse yewe nanamubwira uko Rusi yaje guhinduka. Kugira ngo ibyo biganiro tubiveho, nahise mbaza mushiki wanjye niba ari kumva afite umutima ukomeye wo kuba arakomeza ubuzima muri kampani. Mariyamu ntabone ko yahindutse. Ahita aseka cyane avuga ko ako kazina Mariyamu ari kumva ko ari gusona neza mu matwi y'ukuntu. Bituma dutangira gutera urwenya tuvuga uburyo isi itangaje, aho umubyeyi yisanga ashaka kwica uwo yabyaye, uwo babyaranye, none n'abana bakaba bagiye kwiyereka uwo mubyeyi akagwa muri koma niba atazahita anapfa. Twateye urwenya kugeza ubwo twageze hafi na kampani, mpagarika imodoka ndetse Rozange ahagarara inyuma yacu. Duhita tuva mu modoka, njye na Neyira bihura nuko na papa wacu na Rozange bari bamaze gusohoka baje gusezera kuri Kirista Lewis. Papa musaba kugira umutima ukomeye, kuko urugendo ruri imbere rusaba gufunga umwuka umuntu akihangana. Atubwira ko tumwizera, ubundi yinjira kuri vola ahagurutse imodoka aho ngaho asatira ubutaka bwa Lewis. Natwe twinjira mu modoka, n'ubundi Rozange atsimbarara gukomeza gutwara. Papa wacu yicara imbere hamwe nawe, nanjye na Neyira twicara mu mwanya wakurikiyeho. Ahagurutse imodoka asubira aho duturutse. Tugenda papa tubwira uburyo isi iri mu mwuka arimo guhumeka none hari nziza cyane. Tumwibutsa ko amaze igihe kinini cyane awuhumeka. Icyahindutse ni uko yamenye uwo ari w'ako kanya. Ahita ambwira ko ari ibintu byo kwishimira, bityo nitugera kuri La Rivière Bar Resto, nk'umuyobozi ngira icyo ntekereza niyo naba ndi umukene ku rwego rurenze gute. Ako kanya yamaze kuvuga gutyo, Rozange avuga ko ibyo tuze kubimuharira abyiteho. Papa ahita amubaza ku itangazo twabonye kuri televiziyo, amubaza izina ashaka kwita iriya hoteli ye, ndetse nanone n'umuntu ashaka kuzayihamo impano. Rozange arandeba araruca ararumira. Papa abona ko adashaka kubivuga, njyewe nari namaze kubimenya kera cyane ko nta wundi muntu azayitura utari papa wacu. Nuko mu gihe kijyaho impaka nandikira Kapiteni Hibert mubaza niba byagenze neza. Ansubiza ambwira ko ubu bari gutaha we na Suzimike, nubwo basize amarira mu rugo rwa Ramari ndetse n'abana be, ariko byibura babashije kubyumva. Ahita ambaza uko byagenze, mubwira ko ntazi uko nabimubwira keretse aje muri La Rivière Bar Resto, byanaba ngombwa akazana na Bonete mushiki we. Hibert yamaze kubyumva ambwira ko birabibyuya, mubwira ko niba bishoboka bikore uko nguko. Gusa impamvu nari mubwiye gutyo nuko nari nzi ko hari ikintu cyo kunywa kigiye kuza muri ibyo bintu, bityo akaba agomba kuhagera. Sinzi uko ubwonko bwanjye bwikaraze muri ako kanya. Ntekereza ko nubwo n'ubundi turi mu kaga ko guhigwa bikomeye, ariko ntabwo bikuyeho ko abantu bakwishima n'akanya gatoya. Mpita nandikira message mama wa Suzi na Mike mubaza niba batararyama. Ambwira ko aribwo bagiye gufata amafunguro babone kuryama. Mpita mubwira ko ari ibishoboka babe baretse kuyafata, ahubwo baze kuri La Rivière Bar Resto ngira ubutumwa mbaha bwihutirwa. Angela ahita anyandikira mbaza niba ari amahoro, mubwira ko arabimenya ahageze. Ni nako nahise nandikira Rachel mubaza amakuru, ambwira ko ari meza, ariko irungu ni ryinshi cyane kuko uwo mukobwa we yagiye gusura musaza we iyo mu mahanga.
mubwira ko nshaka ko aza kundeba kuri La Rivière Bar Resto, ambwira ko nta kibazo araje dore ko ari na hafi. Mpita mbaza Dorcas niba ari amahoro, ambwira ko ari amahoro, ko atunguwe cyane no kuba nkiri guhumeka kuko nari naraburiwe irengero. Mubaza amakuru y'umuryango, ambwira ko ari kumwe n'abana kuko umugabo we atanamuherutse. Mubwira ko ansanga kuri La Rivière Bar Resto ngira akantu mwereka, ambwira ko niyo namubwira ko ansanga mu ntara ya kure yaza kuko akumbuye kumbona byo gupfa, bityo araje. Nandikira Gaston musaba kuza, nsoza nandikira Koreta ambwira ko agiye kuzana na Loreta ndetse na Raymond waraye aho ngaho kuko yari yaje kubafasha imirimo yo mu iduka. Numva biranshimishije cyane kuko mushiki wanjye Neila Lewis nari ngiye kumukorera ka surprise atari yiteguye. Gusa Gaston ambwira ko bitakunda kubera gahunda dufitanye ejo arimo gutegura. Musubiza mubwira ko nta kibazo. Ibyo byose namaze kubitunganya ari nako turi kugera hafi ya La Rivière Bar Resto. Petero Lewis ambwira ko nkoresheje telefone nkaho nari nyikumbuye. Mwibutsa ubuzima mvuyemo muri iyo minsi, bityo hari ama message menshi nari ntarasubiza. Ambwira ko abyumva ahita mbaza gahunda mfite ejo kuko hari ibyo ashaka ko tuganira. Mubwira ko gahunda yonyine mfite ari yo kujya guherekeza umuntu tuzohereza mu ishyamba ririmo General Torres na Rufus, akajya kuneka aduha amakuru yose dushaka kugira ngo tumenye uko twitegura nk'uko twabivuganye na Gaston. Amaze kubyumva ambwira ko ari kubyumva ko byanga byakunda akanya ko kuganira kazaba gahari. Twageze kuri La Rivière Bar Resto indani, tuva mu modoka tuzamuka tugana indani mu nyubako. Birumvikana abari baje bose twabatanze aho ngaho kuko nabandikiye ndi hafi ya La Rivière. Tugeze ku biro bya manager Neila na papa baringiye, nsigarana na Rozange hanze mubwira ibyo nkoze. Ambwira ko ibyo nta kibazo, icyo tugiye gukora ni ukwimuka tukajya mu cyumba kinini kiri hakurya cyakirirwamo abantu ba VIP kandi ku buryo nta muntu gisagararira. Nuko tumaze kuvugana gutya ambwira ko nge ntuze, ibindi we na manager baraza kubikurikirana. Nuko mpita ninjira nsanga papa na Neila bamaze kwicara ariko Penina arimo kunyitegereza cyane. Ako kanya ntaciye ku ruhande mpita nsaba buri muntu wese urimo aho ngaho gusohoka akagana mu cyumba kiri hakurya y'icyo turimo aho ngaho. Batangira gusohoka aho ngaho umwe kuri umwe, Rozange bamugeraho akabereka inzira bacamo. Nsigarana na Penina wambajije ibijya mbere, mubwira ko yareka tukagera mu cyumba, ibindi byose akaza kubyibonera. Penina ambwira ko kwanga kumuha igisubizo nyamara nshobora kuzabyishyura nawe anyikisha amatsiko ubundi nkumva uko bimera. Birumvikana kubera ko yarazi uko twari twagiye arimo kumbaza uko byagenze. Byaje kurangira muteye umugongo ngenda arimo kunyitegereza, ahubwo njya kwiyinjirira mu cyumba twasanzemo intebe zidahwanye n'izindi kubera ko ariho bakirira aba VIP. Harimo ameza manini atandukanye agiye anakikijwe n'intebe zitandukanye. Gusa kuri iyo ncuro ameza bari bayafatanije, noneho intebe bagenda bazitera bashyizemo umwanya hagati y'umuntu n'undi. Mu gihe nkirimo kubyibazaho, Angela mama wa Suzy na Mike abaranyandikiye avuga ko bahageze. Mubwira ko nje kumureba nabe ategereje akanya gatoya. Nuko nsohoka ngenda ngana hanze mu mbuga ya Bar Resto ndetse nsanga we na Suzy na Mike bahageze. Mu gihe maze kubasuhuza mbona imodoka ya Kapiteni Hiberi irimo kwinjira ndetse ijya guparika ku ruhande. Bataravamo mbona moto Rasheli yateze iraje ihagarara hafi yanjye. Atungurwa cyane no kubona mama wa Suzy na Mike ari kumwe na Suzy na Mike aho ngaho. Barasuhuzanya mu matsiko menshi nk'abantu baziranye. Kapiteni Hiberi, mushiki we Bonete ndetse na Gema bangeraho baransuhuza. Ntangira kurangaguzwa ndeba niba habaye igitangaza ku buryo n'abakoreta baba baziye rimwe nabo ariko ndababura. Mpita mbereka inzira bagomba kuganamo baza bankurikiye. Twinjira mu cyumba nasizemo abandi. Nsanga abarimo bamaze kwicara uhereye kuri papa wacu Petero Lewis wari wicaye ku ruhande rw'ibumoso hagati na hagati aho ameza agabanirijemo kabiri. Iburyo bwe hicaye Neila Lewis, naho ibumoso hari Anthony Mati wari wicaranye na Penina wicaranye na Rozange, mu gihe Neila Lewis yari yicaranye na Monica utari ufite umwana we, yicaranye na Brian wari wicaranye n'umugore we. Ku ruhande rwo hakurya hari hicaye abana ba Brian uko ari batatu na Vivence wari wibereye muri telefone. Ako kanya Loreta anyandikira ambwira ko ageze aho narangiye mama Koreta, mubwira ko nje kubareba. Ngenda nihuta cyane njya kubareba, mbagezeho ndabasuhuza nta gutinda mpita mbasaba kunkurikira, ari nako bari kumbaza uko byagenze, cyane cyane Raymond wari uri kumbaza ibyabaye muri iryo joro. Sinabaha amakuru kugeza ubwo nageze aho abandi bari ngasanga bakiri gusuhuzanya no gushaka ibyicaro.
Neira akibona Raymond ahaguruka aza kumusuhuza, ndetse bakimara kuyambirana andeba ikijisho bahita bahindura ibyicaro bajya kwicara ku ruhande rwo hirya rutandukanye naho bari bicaye mbere. Abandi tuzanye baza basuhuza abo badaherukanye nabo batari bari gukeka ko bari aho naho bataziranye, ari nako bagenda bafata ibyicaro. Neira yicaranye na Raymond wari wicaranye na Vivensi wicaranye na Mike, mu gihe ku rundi ruhande rwa Neira hahise hicara Rachel wicaranye na Angela mama wa Suzy na Mike nk'abantu baziranye. Noneho Losange wibereye muri gahunda zo kuyobora afatanya na manager ahagurutse gato ya kapiteni Hiberi ahita afata uwo mwanya atazi ko Losange yari ahicaye. Jema ajya kwicara ku ntebe iri hakurya ku mpera z'ameza, bigaragara ko ari kwitegereza aho mpagaze neza cyane. Bonnet ahita amukurikirana we bajya kwicarana, ariko Koreta amaze gusuhuza bari aho ajya kwicarana na Gema ku rundi ruhande, ndetse Loreta aramukurikira. Ako kanya mu kwitegereza neza mbona abantu bose nasabye kuza bahari uretse Dorcas, ndetse ari njye usigaye kwicara, ariko sinicara ntarabaza Losange aho bagejeje ibyo kunywa nk'uko yiyemeje kubitegura. Ngiye guhindukira ngo njye kunyura inzira yanyuze, mbona agarukanye na manager n'undi museriveri bateruye amakesi arimo ibinyobwa bitandukanye, ndetse yewe n'ibikarito birimo ibinyobwa bidasembuye. Ubundi Vivensi ahita ahaguruka nsanga afatanya nanjye na Losange wahise asaba ba manager kwigendera bakajya gukurikirana ibindi bisigaye byose uko bimeze, akaza kumuvugisha mu kanya. Nuko dutangira kugenda tubaza buri wese icyanywa, ariko uko bose bari aho ngaho ninjye bari bahanze amaso kubera ko ari njye bari bazi kurusha undi, uretse wenda nka Penny nawe wari kumwe n'umuryango we, kimwe na Anthony Martin nyine wari kumwe n'umuryango we, cyangwa se Brian n'umuryango we. Ariko uretse njye na Losange nta bandi bari bazi icyo twateraniye aho ngaho muri ayo masaha y'ijoro. Njye na Vivensi twamaze kubagezaho byose banywa, ari nako abambere batangiye kunywaho. Bamaze gutereka ku meza nanjye mpagaze mbitegereza. Losange aho yari yicaye mu wundi mwanya yimukiyemo arandeba azunguza umutwe mu buryo bwo kumpa sinyari. Mpita ngenda musanga mugezeho ambaza impamvu mpagaze gutyo gusa. Mpita mubaza ikindi nakora, ahita anyibutsa ko ari njye muyobozi w'ibyo bintu byose. Mu kwibuka koko nsanga nta wundi muntu uzi biri aho ngaho uretse njyewe, mbanza kwiseka ariko ndiyumanganya, ubundi ngenda ngana ku ruhande Gema aherereyemo, muhagarara iruhande ubundi ngorora umuhogo bose barandeba. Ariko ntaragira ikindi mvuga, Dorcas yahise anyandikira message, telefone irasona bose barayumva. Mu kuyireba aho mubwira aho turi ndahamurangira, ambwira ko agiye kuhadusanga. Nuko nduhutse umutima ubundi ntangira kuvuga nti uyu munsi witwa uyu munsi, ejo tuhita ejo, ariko nyamara ejo ntabwo habaho, kuko naragenzuye neza cyane nza gusanga igihe nikoze ku mubiri, igihe ndi gukora igikorwa runaka cyangwa se ndi kurebesha amaso yanjye, icyo gihe aba ari uyu munsi. Iyo ndyamye mvuga ngo nzabyuke ejo ngasinzira, nyamara nongera gukanguka nsanga ejo hataragera, ahubwo tukibereye uyu munsi. Ibyo byatumye nibaza cyane mvuga nti ejo hazagera ryari. Mu kubara imyaka mfite nsanga ntegereje ejo hadashobora kugera, bityo mfata umwanzuro w'uko uyu munsi ari uwo munsi wonyine dufite nk'abantu. Bityo ndabanza kubiseguraho mbabwira ko munyihanganira kuba mbahamagaye aka kanya, ndetse uyu munsi bikivanga muri gahunda zanyu zisanzwe. Ariko n'ubundi byanga byakunda uyu munsi wagombaga kubaho, kuko ni ibintu byanditswe kandi ntabwo byari kubura abantu bikoraho kuri gahunda zabo. Hashize akanya ndimo ntekereza cyane nibaza impamvu ndi ngewe, wowe ukaba wowe, ndetse tukaba tuziranye, ndetse twese tukaba tubasha kumvikana, tugahura tukaganira no ku bintu runaka, twaba duherukanye cyangwa se tudaherukanye. Nza kwibuka nsanga ko tudaherukanye kubera zimwe mu mpamvu z'ubuzima zituma twihugiraho, bigatuma ubwacu natwe tujya twiyibagirwa, ndetse n'abagerageje kutwibuka bakaba hari ubwo batubura, kubera ko muri uko kwiyibagirwa kwacu nabo tubibagirwa, bigatuma twe nabo habamo urunyurane rutuma tutabonana. Muri izo mpamvu zituma tutabonana harimo izo tuba dushaka cyangwa se tudashaka, ku buryo dushobora kwisanga tutazongera kubona babandi bacu ukundi. Ngahera aho ngaho mvuga ko kongera kubona umuntu ukundi kuri njyewe ni umugisha ukomeye, ndetse ikaba n'impano ntekereza ko buri muntu wese yagakwiriye kwishimira. Nyuma yo kubitekerezaho rero ntababeshye, nibwo navuze ko ubwo mfite ubushobozi bwo kuba wowe nakwereka umuntu mwaburanye muri ubwo buryo bumwe cyangwa ubundi mvuze hejuru, nta mpamvu ntabikora. Ari nayo mpamvu aka kanya nabahurije hamwe kugira ngo wongere ubone kuri mugenzi wawe.
ari nayo mpamvu natangiye mbiseguraho, kubera ko hari abantu bahorana ayo mahirwe yo kubona bagenzi babo, ariko hakaba n'abatayafite, ku buryo niyo wabicira gahunda ariko kabereka bagenzi babo bibashimisha cyane. Twese dufite inkuru zo kuvuga no kubarira abacu. Natekereje ko aka kabara akanya keza nubwo bwije, ariko iyo tubishatse igihe nitwe tukigenera ibyo gukoramo, ndetse yewe na cya kindi cyitwa ko twapfushije ubusa tukaba dufite uburyo bwo kukigarura dukora bya bindi tutakoze mu gihe twakozemo ibindi. Nkuko mubizi mwese nk'uwabatumiye muzi uwo ndi we, nubwo tutari duherukanye ariko ntabwo ari njyewe mpamvu nyamukuru mbateranirije ahangaha, ahubwo nje kubahuza n'umuntu w'ingenzi kurusha njyewe, kandi nkumva ko byari ingenzi cyane. Nubwo hari abo ntabashije guhamagara kubera aka kanya akaba ari ukubabangamira kubera imyaka mikuru barimo cyangwa se ibindi, bityo akaba ari mwebwe nahamagaye. Hari igihe cyageze turarira kubera ko twabuze abacu, ariko hari n'igihe cyageze turaseka turishima kubera ko hari abandi bantu bacu tubonye. Rimwe akaba ari babandi twabuze, ubundi akaba ari abaje kubasimbura, nubwo nta wasimbura undi ariko byibura yamubera mu mwanya. Gusa nk'uko mwabyumvise amagambo yose navuze, mwamenye cyangwa se mwavumbuye ko nabuze aho mpera, bituma mvuga menshi. Rwose ntabwo mwibeshye nuko bimeze, ariko nta kindi kiri kubitera nuko nawe ari wowe wabura aho ubihera. Ariko nkomeje gutya igihe gishobora kugera mukabona wagira ngo nabatumirije ubusa, bityo kuko mwese nabahamagaye kugira ngo ngire uwo mbereka abasuhuze, reka mbanzemo akanya ubundi abasuhuze ndongera kubabwira nyuma ibyanjye. Namaze kuvuga gutyo ndeba papa aho yari yicaye, nawe ari kuzengurutsa amaso mu bantu bose, birumvikana hari harimo abazi n'abatazi. Nuko ahaguruka yegeza intebe inyuma gatoya, ubundi abanza gukuramo rinete ndetse agakurikizaho ingofero. Bose mu kumukubita amaso bamwe babanza gukangarana no kwegera inyuma. Petero ni Lewis ahita akinga ikiganza imbere ye ari nko kubabwira ngo bahumure. Hashize akanya bamaze gutuza, Dorcas yahise yinjira aho ngaho namurangiye. Agikubita amaso papa ahita aza yihuta cyane amugwamo amuyambira cyane avuga ati musaza wanjye. Petero ni Lewis nawe amuyambira neza cyane amukora mu mugongo, ndetse njyewe mu kubitegereza mpita mbona ko ubuzima bwo ku muhanda ari byo byabajemo mbere. Dorcas nk'umunyantege nkeya mu marangamutima w'igitsina gore atangira kumuganyira uburyo Scorpion yakoze amabara akica mama we. Petero namuturisha amubwira ko byabaye arimo kubireba n'amaso ye. Mu marira menshi mbambonye bwa mbere Dorcas arimo kurira ari umubyeyi imbere yanjye, numva bisa n'ibimbangamiye ariko ntacyo nari kubikoraho. Hashize akanya bamaze kuyambira na Kapiteni Hiberi ahita ahaguruka yambirana na papa nk'abagabo. Hiberi amubwira ko yamukumbuye byo gupfa byonyine, ako kanya kuba mubwiye n'iryo jambo aruhutse umutima. Bonete kwihangana byaranze avaho yari yicaye hakurya mu ruhande Gema arimo azasanga Petroni, amuyambira mu marira menshi amubwira ati icyaha cya mbere ngushinja ni ukuba waragiye ubuzima bwacu gatuma bwangirika. Nakubeshya icyo cyaha kugira ngo nzakikubabarire bizabanza kukugora. Abari aho bose twagize agahinda, amarira atemba ku maso, abatari guturika ngo barire bagasepfura, natwe abihagazeho tugahanagura amarira, kuko njye amarira yatakaye kubera kwibuka ibyo Hiberi yambwiye kuri Bonete mushiki we. Ngahita numva Bonete abivuze mu buryo bw'uko iyo papa atagenda bitari kumubaho. Bigoranye Bonete yarekuye papa, ubundi Hiberi aramufata. Hakurikiraho Anthony Matt utaragize icyo amubwira. Penina nawe amuyambira amubwira ko yarategereje uwo munsi ngo amwibutse uburyo bahuye ariko bazaganiraho undi munsi. Amubwira ko ari akazi yamuhaye yagakoze neza nubwo atari 100% ariko yaragerageje. Muri make nko kumubwira ko yanshakishije akanyitaho ibishoboka byose. Ibyo bikomeza gutuma njyewe ngira agahinda uburyo Petero ni Lewis yahaye inshingano Penina bahuye bwa mbere atanamuzi, akamushinga abizi neza ko ntari umwana we bwite. Bamaze kuyambirana haza arashira amuyambira mu marira nawe yigana Bonete amubwira ko iyo atagenda umugabo we aba akiriho kandi ari umuntu mwiza. Brian yageze imbere ya papa wacu Petero ni Lewis aramwitegereza mu maso ku buryo byafashe nk'amasegonda nka 30 ubona yabuze icyo avuga. Iyo ndero yonyine ivuga amagambo menshi cyane umurundo, ubundi amuyambira akanya gatoya asubira kwiyicarira. Abasigaye bose papa ntabwo bari baziranye amaso ku maso, ariko bari bamuzi nk'umunyabigwi. Baza kumusuhuza ubona batunguwe cyane ariko bari mu kantu bibaza uburyo akiri muzima.
ndetse kuko bari bazi uwo ndi we bakamara kumusuhuza bangeraho nanjye bansuhuza nanjye. Aburungano rwanjye dusuhuzanya ku bipfunsi na big up duhana intugu. Uretse Suzy na Mike babonye papa bagahita bamera nk'ababonye papa wabo, kuko bo uko ari babiri bamutinzeho cyane bamuririra ubutamuvaho. Birumvikana na Petroni Lewis yarabazi kuko byose kiva muri koma bakagaruka muri Kentrone twari twarabimubwiye, ndetse hari nabo yabonyeho nka mama wa Suzy na Mike, Angela n'abakobwa be cya gihe twagiye gucumbikisha yo General Ezeke n'umuryango we. Gusuhuzanya na Petroni Lewis byararangiye, ubundi twese turongera turicara. Abahogora babanza guhogora, abahanagura amarira barabanza barahanagura gusa, ariko mbonye bishobora gutinda cyane mpita nongera gufata ijambo ryanjye kugira ngo ducume amasaha. Mvuga nti mwese murabyiboneye ko impamvu narindi kuvuga amagambo aterekeranye ari uko narindi kubura uko mbihuza, ariko mwese muri ahangaha murabizi ko muri abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye. Nahuye namwe mu buzima nari maze kumenya uwo ndi we, turafashanya kuko abo ntafashije baramfashije, birarenga bamfashije nyuma ndabafasha, nabo nafashije igihe kiragera baramfasha, kandi icyo ni ikimenyetso kiranga ubuvandimwe kuko abavandimwe baberaho gufashanya. Ibyo rero byatugize umuryango. Muribuka ubwo twahuye munzi nk'umuhungu uri aho ngaho, nyuma kubera icyizere twagiye twubaka hagati yacu nza kubamenya, namwe muramenya, ari naho mwagiye mukunda kumbwira ko muri kubona inkomoko yanjye, nanjye ari nako nkomeza kugira amahirwe n'umugisha nkamenya byinshi, ari nabyo byaje kumpuza na papa wacu. Ababizi murabizi uko byagenze, gusa n'abatabizi mubimenye. Ariko uyu munsi indi mpamvu iduhurije ahangaha nuko papa wacu ari kumwe natwe byuzuye, ngaheraho mbasaba ko mwambaye hafi n'umuryango wanjye, nako murabizi ibyo twanyuranyemo, ariko nyamara iki gihe nicyo gihe tubakeneye cyane kurusha ibindi bihe, kubera ko urugamba turimo nibwo rugiye kugera ku mahina. Ndabashimiye cyane, ndumva nta kindi nababwira. Namaze kuvuga gutyo bose barandeba. Dorcas mu kavuyo kenshi aza kuri Petroni Lewis amuyambirira mu mugongo we, amwongorera ibyo ntazi. Mu kureba agema aho yicaye hakurya mbona ameze nk'uwababaye, birumvikana kuko kuba yaramaze kubona gahunda twakoze nkaba ntazimubwiyeho na gatoya. Gusa ibyo ndabyirengagiza, abanywa baranywa, ndetse bidatinze Rozanje akora kuri Neila na Gema na ba Suzy na Mike abakoraho abasaba kumuherekeza. Mpita menya ko hari ibindi bateguye tugenewe. Nge nahise ndeba kuri telefone yanjye nsanga mushiki wanjye CEO Kirista yanyandikiye ambwira ko ageze ku buriri, ariko nta kintu cya mbere kimugoye nko guhuza amaso na Mariam, nuko nyine azi icyo ashaka, ariko ubundi yari kumucira no mu maso. Mbona nta mwanya wo kumusubiza cyane ko yari yanyandikiye mu minota 30 yashize. Ntekereza ko yasinziriye, nibwira ko ndamwandikira nkamusubiza maze gutuza, kuko bidatinze bagema bazana amasahani menshi ariho ibiryo. Mpita ndeba Angela muzunguriza umutwe nko kumubwira impamvu namusabye ko bareka kurya bakaza, kandi niba bariye ubwo barihombeye, kuko zari inyama zokeje neza ndetse n'ibirayi biri mu mavuta, twa salade na ka mayoneze, ubundi tugiye kuryoha. Ndetse uburyo babitetsemo batetse byinshi ku buryo buri wese bamwamururiye ibye. Urebeye ku kuntu Rozanje yaje inyuma ari gusunika ameza afite amapine ariho andi masahani menshi. Bamaze kutugeraho batunyanyagizamo amasahani yacu, noneho inzara nari mfite yo yahise ituma ari njye wutoraho bwa mbere nirira, ndetse abandi bose bafata amasahani batangira kurya bananywa. Gema aho yicaye yita afata isahani yazaga naho ndi yicarana nanjye. Ababibonye babona ko ari uko turi abakunzi, akaba aje kunyegera. Ageze ku ntebe iri kumwe n'iyanjye aricara ku buryo ari we wari ku ruhande rwa nyuma, atangira ambwira ati nsigaye mbona wagira ngo nta gaciro ngifite mu buzima bwawe, gahunda zose wajyaga mujyanye nanjye ubu ntabwo ukindeba nirihumye. Mpita musubiza nti ku buryo iyo unyitegereje se ubona nta mpamvu nimwe yabiteye. Navuze gutyo ntekereje ko ambwira ndaheba, nkomeza kurya, ariko we namureba nkabona ntabwo arimo kurya. Hashize nk'umunota arambwira ati nakoze ikosa ndabizi. Mpita muca mu ijambo mubwira ntiwakoze amakosa menshi. Yego twese dukora amakosa, ariko hari amakosa umuntu akorerwa byibura akaba agaragaza ko ashobora kubabarira. Nibyo naratanye ntinzira, mbese umwana w'ikirara, ariko ngo waranyitangiye utamba umubiri wawe kubera njyewe. Uzi kiriya gihe njyewe icyo natekerezaga ko umukunzi wanjye nkunda kurusha abandi bantu bose yabaye ikirara nkanjye, kubera ko yankurikira ahantu hose ngiye gutanira. Ndetse niba utari unabizi niko n'abandi babitekerezaga.
kuko bajya inama ngo uze kundeba ntabwo bari babifite muri gahunda kuraza kunsigayo, ahubwo bari bazi ko ugiye kunyigisha ugiriye urukundo nkunda maze ukantabara mu manga ndimo. Ariko wowe wararambiwe, ndetse muri uko kurambirwa unyereka ukwicuza kwinshi kwanambabaje kurusha ibindi, kuko natekerezaga ko byibura njye nawe twanaryamanye kubera ko unkunda, ariko ngo ni ukubera ko ari umutego ushaka kuntega. Ishyire mu mwanya wanjye, wakumva ndi umwizerwa ndamutse mbigukoreye se? Namaze kubwira Gema gutyo, Suzy na Mike baza bagana aho turi, bicara hafi yanjye. Suzy ambwira ko inzozi yakundaga kurota zibaye impamo, ariko n'ubundi ibyo ari kumbwira yakabibwiye papa wanjye, ariko yabuze aho yamuhera nk'umuntu w'igikomerezwa. Mpita musubiza mwenyura mvuga ko n'Imana ubwayo yavuze ngo umwana wanjye mujye mumwubaha, bityo aho atari ndahari kandi ndasohoza ubutumwa. Njye na Suzy na Mike dukomeza kuganira, ari nako dukomeza kurya. Gusa benshi mu bari aho ntabwo bariye ngo babimare, kubera ukuntu wagira ngo bari batwawe n'ibitekerezo, cyangwa se nkaba nari nabahamagaye bariye. Kugeza ubwo Neila na Rosange batangiye kwandurura bashyira kuri ya meza y'amapine, ubundi basunikira ku ruhande. Abakoresheje intoki bajya kuri robine nk'uko bakarabye mbere, barongera barakaraba bagaruka mu myanya yabo. Nuko muri cya gihe cyo kwihaganyura mu menyo, ari nako bafata aka kabiri ko kunywa, papa wacu yarahagurutse avuga ati ubuzima bugira amahirwe ya kabiri ndetse n'aya gatatu, ntihazagire ukubeshya ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Ndetse iyo mvugo aho muzayumvira muzayamaganire kure, kubera ko twese ahangaha ushobora gusanga hari ubuzima turimo twishimye, ariko twarabubonye tuvuye mu bundi bubabaje bwabanjirijwe n'ubwo kwishima, nabwo bwabanjirijwe n'ubw'amahirwe makeya. Bisobanuye ko n'aya gatatu ahubwo ashobora kuba abaho, bitaba iby'aka kanya ntabwo mba mpagaze imbere yanyu mwese nkanaheraho mbabwira ko nta muntu ugomba kubakanga mu buzima bwanyu, kuko uwabuduhaye azi igihe tuzagira mu yindi se, cyangwa se tukamusanga. Umwana wanjye Landry yaba umuhamya, kuko nzi neza ubwo navaga muri koma nari mazemo imyaka 9, nijoro rya nyuma twagiranye icyo gihe Madamu Penny nazi neza iherezo rimeze nk'aho ari irya nyuma ry'ubuzima bwanjye, ariko aka kanya dushikamye ahangaha, bivuze ko niyo bacura intwaro zingana gute, nta ntwaro n'imwe yakurimbura igihe cyawe kitaragera. Ahubwo ikintu cyo gutinya ubu ngubu kuri iyi si si urupfu, kuko narwo ndaruzi, ni akana cyane nta n'ikintu rutwaye, ahubwo urwango umuntu yifitemo nirwo rubi cyane. Ikintu cyitwa urwango niba atari n'umuntu wanga, ahubwo akaba ari n'akanyamaswa cyangwa se ikintu runaka, rwikuremo kuko ni rubi cyane. Ubu iyo niyo ngendo tugiye kugenderaho. Ntabwo nari nzi ko turahurira ahangaha, ari nayo mpamvu kubera gutungurwa cyane ntazi ibyo navuga byinshi cyane, ko inkuru zo kubara ari nyinshi. Gusa mbashimiye ku rwego rurenze urugero, kandi ndabasaba kuba hamwe natwe muri uru rugendo, ndetse ari nako dufatanya gusubiramo indirimbo tuzaririmba igihe kigeze. Murakoze cyane. Petron Lewis yamaze kuvuga gutyo, noneho kuri iyo nshuro tumuha amashyi. Bigaragara ko bamaze kwiyakira biyakiriye. Tumaze gutuza Gema ambwira ko ashobora kuba ari gukeka impamvu Kapiteni Hiberi yanze ko tujyana kwa Ramari. Mu gutungurwa kwinshi nanjye mbyibazaho, kuko nahise nibuka uburyo mbivuga ngo tujyane. Hiberi yahise yikanga cyane. Gema mu kumubaza iyo mpamvu abitekereza, yahise areba ku ruhande aho Hiberi yicaye areba atabasha kumwumva. Mbona ko byanga byakunda hari ikindi kintu Gema yavumbuye kandi gikomeye cyane. Uburyo Gema yarari kubivugamo n'uburyo yarari kurebamo arangaguzwa kuri Hiberi, njyewe bintera ubwoba bwinshi cyane, ku buryo n'intoki zanjye zatangiye gutitira. Mu gihe nyiri kubitekerezaho gutyo, ari nako mfite amatsiko menshi cyane. Natunguwe cyane nuko Gema yahise ambwira arimo kunyongorera avuga ko